Yesu ashimwe. Mbere na mbere nshimye Imana kubana namwe n'iby'igiciro, kandi nshimye Imana intoranyirije kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru kandi rihimbazwe. Amazina yanjye nitwa Hakizimana Pierre, guturuka mu karere ka Rwamagana, paruwasi ya Muyumbu, umudugudu wa Gatuza, ni muri ADPR. Imana nihabwe icyubahiro yo kubana namwe, kandi ni iby'igiciro kuri nge. Amen. Hamwe n'ibyo ngize umugisha udasanzwe w'uko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu Bafilipi, ibice byaho turasoma ibice bibiri, dusome n'umurongo wa 5. Abafilipi ibice bibiri umurongo waho wa 5. Nanone reka dusenge. Mana yo kubahwa, Mana yo kwiringirwa, Imana ishobora ibintu byose, Imana ikinga ntihagire ukingura, Imana ikingura ntihagire ukinga. Mu izina rya Yesu ndagushimye, ngushimiye kuri amahoro yacu, ngushimiye kuri ibyiringiro byacu, kandi uri agakiza kacu. Ni wamamare kandi ntushyirwe hejuru. Ngize umugisha udasanzwe w'uko mbonye uburyo bwo kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni inkota. Ndakwinginze ngo unyezereze kuvuga ijambo ryawe, kandi abagiye kuryumva tubashe kugabana umugisha utangwa nawe. Duhagaritse imbaraga zose z'umugome zatuma abantu batumva ngo bumvire ijambo ryawe, ahubwo ubashe kunyemerera njyewe uhagaze imbere y'aba bene data, ngabana umugisha nabo. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi rihimbazwe. Uyu mwanya mwiza mbonye sinkukoreshe nk'utera waraza, ahubwo mbashe kuwukoresha nk'umuntu utegereje ingororano y'ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Kandi ubashe kunyemerera abangaba tugiye kubana mu ijambo ryawe, mbagirireho umugisha nabo bangirireho undi. Gwiza ijambo ryawe muri nge, urigere rigari mu bagiye kuryumva, mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Muri ihangana dusomye amagambo magufi ariko ashobora kuza kuba maremare cyane, bikaba ngombwa yuko tuyakungika. Kandi munyemerere hamwe n'Imana mfite ibyiringiro yuko ngomba kubagiriraho umugisha, namwe mukangiriraho undi, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Shimiye Imana nyir'igihugu cyo mu ijuru inyemereye kubana namwe mu iri teraniro, kandi nshimiye n'abayobozi banyu bandaritse, n'inshuti yanjye yandarikiye kugira ngo tubane mu iri teraniro, ntimukabure umwuka wera. Nagize umugisha udasanzwe, nsanga iyi groupe yanyu yitwa Tuvuge Ukuri. Tuvuge Ukuri. Ndabizi mw'iki gihe turi kwinjiramo abakristo ba none bari gukunda bya bindi bitarojyorojyo, inyigisho za rojyorojyo. Nzigereranya na bwa buhanuzi bugira garanti mu gihe cy'amahoro gusa. Byagera mu gihe cy'ibibazo ugasigara wibaza niba uwo muntu ari dayimoni yamugutumyeho cyangwa niba ari Imana, ariko muri cya gihe yabuguhanuriye bwa bundi bwitwa biremwe nonaha n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Byagera mu gihe cy'intambara n'ibibazo ugasigara wibaza uriya muntu ni dayimoni yamuntumyeho ni iki. Akira ubuhanuzi mu izina rya Yesu bukubwira ngo tunga umutima umeze nk'uwari muri Kristo Yesu. Ubu ni ubuhanuzi bugira umumaro none uyu munsi, bukagira umumaro mu gihe cy'intambara, bukagira umumaro mu gihe cy'ibyishimo, bukagira umumaro ndetse bukazakugira umumaro bwo kukugeza ku bugingo buhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Munyemerere rero, intego y'iri jambo ni ijambo rivuga ngo dutunge umutima uri nk'uwari muri Kristo Yesu. Ni nayo ntego, ni naryo dusomye. Ndi kwifuza yuko mw'iki gihe gito dufite, kuko ndahamya ko kiri buze kutubana gito, tuganira ku bintu bigera kuri 5 byarangaga umutima wari muri Kristo Yesu. Ibintu 5 byarangaga umutima wari muri Kristo Yesu. Ibintu 5 byarangaga umutima wari muri Kristo Yesu tugiye kuvugaho. Icya mbere turi buvugeho, umutima wari muri Kristo Yesu warangwaga n'imbabazi. Imbabazi, icyo ni icya mbere. Cya kabiri cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu, ntabwo warobanuraga abantu ku butoni. Icya gatatu cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu,
warwanyaga icyaha n'igisa n'icyaha cyose. Icya kane cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu, wicishaga bugufi igihe cyose. Icya gatanu cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu, wagiraga urukundo. Nibyo bitanu tugiye kuganiraho, hari n'ibindi byinshi byawurangaga. Igihe uko kizagenda kiboneka nabyo tuzarushaho kugenda tubiganiraho, ariko mu nyemerere tuganire ku ibyo bitanu byarangaga umutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Hamwe n'Imana, kandi ndahamya neza yuko biri buze kugira umumaro mu bugingo bwawe, kandi nkakugiriraho umugisha mu izina rya Yesu. Ntukabure umwuka wera. Duhereye ku cyambere cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu, icyitwa imbabazi. Matayo, turasoma Matayo ibice 5 umurongo wa 7. Tuzaba tugenda tunyuramo dutambuka, kuko numva mfite byinshi nifuza ko tuganira mu iri jambo ry'Imana. Haleluya. Matayo ibice 5 umurongo waho wa 7. Dusome. Hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Amen. Nari ntangiye mvuga ngo icyambere cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu, warangwaga n'imbabazi ku manywa na nijoro. Ahangaha ni Yesu wabwiye abigishwa be ngo hahirwa abanyembabazi, kuko abo banyembabazi aribo bazazigirirwa. Maze iminsi nibaza, kuki abantu batakigira imbabazi? Kuki abantu batagisaba imbabazi? Icyo kibazo ndakibajije, ariko nawe ukibaze. Kuki abantu batagisaba imbabazi? Kuki abantu batagitanga imbabazi? Bibiliya yatubwiye ngo hahirwa abanyembabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Naratangaye, nge nubwo ntuye ku Muyumba, ariko mvuka ahantu hitwa i Nyamasheke. Hari umugabo umwe twaturanye aza kwica ingurube y'umuturanyi we, kandi basengana bose ngo ari abarokore buzura umwuka wera. Arayiroga irapfa. Amaze kuyiroga imaze gupfa, bajya mu cyumba bakuzura umwuka wera, agahita yibuka yuko hari itungo rya mugenzi we yishe. Bimucanze, uwo mwana yari yiciye ingurube, amuragiza indi. Amaze kuyimuragiza, imaze gukura, aramubwira ati ndayiguhaye uzayitware. Ariko twe twakekaga yuko ari we wayiroza, ariko amakuru yizewe tutayafite. Ariko ananirwa gutera intambwe yo kujya kumusaba imbabazi. Arayimwishyura, arayimuha, ariko ananirwa kumusaba imbabazi. Nkibaza kuki abantu batagisaba imbabazi. Undi mugabo nawe ngo w'umurokore ngo yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Amaze gukora icyaha cy'ubusambanyi, yibaza ukuntu azatura mu iteraniro yuko yasambanye. Biramunanira, biramucanga. Ariko umwuka wera mutuze, arahaguruka aravuga ati Imana imbabarire, ngo igice cyo hepfo cyagize intege nke. Yagize imbaraga zo kujya gusambana, ariko abura imbaraga zo kwatura. Kandi ubundi njye nyambwira abantu ngo tujye tuvuga imbwa mu mazina yazo. Tujye tuvuga imbwa mu mazina yazo. Niba ari ubusambanyi ni ubusambanyi, niba ari ubujura ni ubujura. Apana bya bindi abantu basigaye bashyiramo by'inyoroshyo. No. Niba ushaka kuzajya mu ijuru, niba ushaka kuzabana n'Imana, tunga umutima uri nk'uwari muri Kristo Yesu. Umutima, haleluya, usaba imbabazi, umutima utanga imbabazi. Nuza kugenzura neza, uraza gusanga mu bantu kandi abenshi bitwa abakristo. Haleluya. Abenshi bitwa abakristo, uraza gusanga 80% barababarira, ariko bagashyiramo ariko ndakubabariye, ariko ndakubabariye. None wakongera no kumukorera ikosa, akavuga ati urongeye, kandi nanone akajya kuzikura bya bindi bya mbere. Ariko nshuti z'Imana, hari umumama umwe mperutse gukunda, yarigishije aravuga ngo nubwira umuntu ngo uramukunda, utabasha kumubabarira ikintu cyose yagukoreye, uzaba umubeshyi. Kuko uwo nguwo wagukoreye icyiza, uwo nguwo wita inshuti yawe, ni umuntu isaha ku isaha yakosa. Isaha ku isaha yakosa. Aravuga ngo
birasaba yuko kugira ngo ukomeze uru rugendo, igikapu cy'iburyo niba kirimo urukundo umukunda, icy'ibumoso kibe kirimo imbabazi wamugirira ku kintu icyo ari cyo cyose yagukorera. Aha. Igikapu kimwe niba kirimo urukundo, ikindi kibe kirimo imbabazi, kuko uwo nguwo ni umuntu. Nkibaza abarokore badatanga imbabazi bari kujya mu ijuru rya hehe? Ni irya Kamonyi, ni irya Gasogi? Ndakurahiye ni ukuri kose, niba uri kuri uru rubuga uri umurokore wananiwe kubabarira, ndagira ngo ukurire inzira ku murima nta juru. Byanga ubyemere, niba byarakunaniye kubabarira ni ukuri kose, cyakora wenda irya Kamonyi ryo rwose ushobora kuregeramo, ariko irya bariya abagabo batatu udashoboye kubabarira ntaryo, udashoboye gusaba imbabazi wapi rwose ntacyo nkwijeje. Ariko hamwe n'iri jambo turaza gukuramo umuti mu izina rya Yesu. Munyemerere, ntabwo tuza gutinda kw'iyi ngingo cyane, ariko Imana nyiri igihugu cyo mu ijuru irashaka yuko utunga imbabazi. Kabiri, ukamenya gusaba imbabazi. Haleluya, haleluya. Dawidi mu bintu byose, mu ntwaro yakoreshaga intwaro yo gusaba imbabazi. Igihe cyose yaba yacumuye akibuka yuko hariho Imana itanga imbabazi, akikubita imbere yayo akavuga ati nge ndi iki uko ntacyo ndicyo mu maso yawe? Rimwe bw'Imana ngo ngaho noneho zana imbabazi zawe, nanjye nzana ibyaha nakoze, dushyire ku munzani. Haleluya. Umurokore utazi gusaba imbabazi, umurokore udatanga imbabazi, uwo nguwo ni ukuri kose nta bugingo. Twihute cyane tujye ku cya kabiri cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu, kuko ndi kubona igihe gishobora kuza kutubana gitoya. Icya kabiri cyarangaga umutima wari muri Kristo Yesu, ntabwo warobanuraga ku butoni. Turasoma Yohana ibice 4, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 4, turifashisha umurongo wa 9. Nzasoma imirongo migufi kugira ngo tubashe kugendana neza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana turifashisha mu bice 4 umurongo wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo iriya ni inkuru ya Yesu ubwo yari kumwe n'abigishwa be bahura n'umusamariyakazi amaze kuvoma amazi. Abigishwa be bari bagiye gato, Yesu abwira umusamariyakazi ati rwose mpa amazi nywe. Umusamariyakazi ati kirazira kikaziririzwa mu mateka y'Abayuda, muratunena. Mu mateka y'Abayuda ntabwo tujya ducana waka. Mu mateka y'Abayuda tusanzwe tubazi nk'abantu bibona, ntabwo nshobora kuguha ku mazi. Haleluya. Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi impano y'Imana iyo ariyo, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we. Muri make atandukanye na ba bandi watekerezaga, atandukanye na ba bandi wavugaga. We ugusabye ku mazi ntabwo arobanura ku butoni. Haleluya. Nta muyuda, nta musamariyakazi, mbese ntabwo arobanura ku butoni. Ariko na Petero yarabivuze ageze kwa Koroneliyo mu byakozwe n'intumwa, yaravuze ati ni ukuri menye yuko atarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose iyo umwubashye ugakora ibyo gukiranuka arakwemera, nahabwa icyubahiro ntakabura icyubahiro turi mu iteraniro. Mbese icyo nashaka kukubwira mu iri jambo, nakubwira ngo niba ukiri muri ba bandi bakirobanura ku butoni, nshuti yanjye, ntabwo turi kumwe mw'uru rugendo rwose, ntabwo turi kumwe. Banza uhindure imico n'imyifatire, uhindure imyumvire,
wirinde ikintu cyitwa kurobanura ku butoni, ugire umutima uri nk'uwari muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu. Muri make uku turi kujyana mw'uru rugendo rwo mw'iyi gurupe, uku turi kujyana kw'iyi gurupe, aba ari nako tuzagerana mu bwami bw'Imana. Biradusaba iki? Gutunga umutima uri nk'uwari muri Kristo Yesu. Nimuhabwe umugisha n'Imana kandi ntimukabure umwuka wera. Hari abantu benshi njya mbona bagirira abandi neza ariko bafite ikindi kintu runaka cyangwa izindi nyungu runaka babatezeho. Ariko ndagira ngo utangarize, ubundi umugisha w'Imana urakorerwa nta gusengerwa. Nusengera umugisha ngakorera umugisha, nzagutanga kuwubona wowe utarawubona. Niba ushaka umugisha w'Imana wukorere. Iryo somo tuzariganiraho, turi kuganira ku kintu cyitwa umugisha. Haleluya, haleluya. Ariko ikintu nahishatse kukubwira, mw'iyi minsi ya Covid, Imana yaduhaye igihe cyo kwitekerezaho no gushaka uburyo ki bwo kuyikorera. Kuko ndagira ngo utangarize, nubwo insengero bazifunze ariko ijuru ntabwo rifunze. Ntabwo ijuru rifunze, imirimo y'Imana iracyakorwa. Niba waragaburiye abantu bashonje, umenye ko wandikishije. Niba warambitse abambaye ubusa, umenye ko wandikishije. Nshuti yanjye, nshuti yanjye, nshuti yanjye. Ariko niba wararobanuye ku butoni ukajya uvuga ngo uriya ushyiramo impamvu zawe runaka ntumva, ni ukuri kose ndagira ngo utangarize ko rwose aho ngaho nta mugisha urimo, kuko Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera barampamiriza yuko tugomba gukora imirimo tutarobanura ku butoni, kuko niturobanura ku butoni mpamya ntashidikanya yuko kubona umugisha w'Imana n'ijuru bizatugora. Ndumva ntifuza yuko iyi ngingo tuyitindaho cyane, kuko hari aho turi buze gutinda, ahubwo twihute cyane tugere ku ngingo ya gatatu, umutima wari muri Kristo Yesu warwanyaga icyaha n'igisa n'icyaha cyose. Turasoma rero Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 9, dusome n'umurongo wa 2 twifashishe ibyo bice. Dusome mu izina rya Yesu. Bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi, nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati, mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Bibiliya, ijambo ry'Imana dusomye hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ni inkuru za Yesu ubwo bamuzaniraga ikirema. Ngo bakihagejeje, ikirema kimwe mu bintu byari bimuzanye, ntabwo yaraje aje kwatura cyangwa aje kwihana. We yaraje yifitiye ikibazo cy'uko akeneye nawe kugenda, akeneye kubaho neza, akeneye ikibazo cyo kwihana ntabwo cyari kimuzanye. Ariko Yesu ngo akimwitegereza abona ikibazo afite ntabwo ari icy'uburwayi, ntabwo ari icyo kuremara, ahubwo ikibazo afite kiremereye ni icy'ibyaha. Nshuti yanjye, ndagira ngo utangarize, igitangaza ntabwo ari ukubaka etaje, ahubwo igitangaza ni ugukirizwa mu isi irimo ibyaha. Nicyo gitangaza. Ni ukuri kose. Igitangaza ni ugukirizwa mu isi irimo ibyaha. Igitangaza ni ukwezwa. Mu bintu bitatu bizatangaza umuntu uzagira umugisha wo gukandagira mu ijuru. Gitangaza cya mbere ngo kizaba mu ijuru, gitangaza cya mbere nge Peter ni ukwibona narigezemo. Wowe ubwawe nawe ukibona warigezemo, nicyo gitangaza cya mbere. Igitangaza cya kabiri ni ukubona uwo utakekaga ko azarigeramo yari gutanzemo ukarimusangamo. Igitangaza cya gatatu ni ukubona uwo wakekaga yuko ari we wa mbere uzarigeramo ntumusangeyo. Ngibyo bitatu bizabayo.
Yesu rero ngo yitegereje uriya murwayi abona yuko igikwiriye igikomeye kuri we ari uko yabanza agakira ibyaha mbere yo gukira uburwayi. Inshuti yanjye, Yesu ikintu cya mbere agushakaho ni uko utunga ubugingo buzima. Yesu ikintu cya mbere agushakaho ni uko utunga ubugingo. Kubaka ama etaje se, ngo kugura amamodoka, kugura baba we inshuti yanjye, yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongezo. Inshuti yanjye, ni inyongezo. Ibyo ngibyo uri kurwanira ni inyongezo, ibyo uri kwirukaho ni inyongezo. Akora yeye karavuze ngo kugira ifeza n'izahabu ni byiza, ni byiza pe, ni byiza, kuko hari igihe kizagera nkabigisha ku kintu cyitwa imbaraga 5 ariko kugira ifeza n'izahabu ni byiza, ariko icyambere gutunga ubugingo buzima, gutunga umutima utakurega ikibi, kumva uhamanyije n'umwuka wera yuko uri umukristo. Indirimbo y'108 iravuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe. Haleluya. Mu bintu byose ngeze kugupfa. Arakomeza araririmba aravuga ngo ngende umukristo. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Abakristo haleluya, mbese nashaka kubwira ngo Imana mbere yo kuguha uwo mugabo wifuza irabanza ikareba ubugingo bwawe ko ari buzima. Iyo utayinaniye irabanza ikareba ko ubugingo bwawe ari buzima. Mbere yo kuguha iyo nzu wifuza, iyo modoka wifuza, irabanza ubugingo nibwo ishyira imbere. Kavuga ati ibyaha byawe urabibabariwe, ibyaha byawe, nyuma ikajya yakora igitangaza nk'uko yagambiriye kugira ute kugikora. Kuko nuriya na kira kirema cyavuye aho ngaho gikiza, ariko ikintu cya mbere, igitangaza cya mbere kwari ukubanza gukira ibyaha. Ntimukabure umwuka wera. Ahangaha naho ntabwo nifuje ko tuhatinda cyane, ahubwo umwuka wera akomeze akwigishe icyo agambiriye kukwigisha mu izi ngingo 5 nifuje ko tuganira. Twihute cyane tugere ku ngingo ya 4 ivuga ngo umutima wari muri Kristo Yesu, ku manywa na nijoro warangwaga no kwicisha bugufi. Turasoma rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma mu bice byaho 13. Reka twifashishe umurongo wa 6 gusa. Umurongo wa 6 dusome mu izina rya Yesu. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Hariho akabazo. Bibiliya itubwira, twibanze ku nkuru za Yesu cyane, itubwira inkuru ya Yesu kuko turi kwifuza gutunga umutima umeze nk'uwe. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo Petero umunsi umwe ubwo Yesu yari kumwe n'abigishwa be, ubwo yendaga gusohoza inshingano ze zari zamuzanye mu isi, ngo yegera abigishwa be nk'ikimenyetso cyo guca bugufi, ngo azana imbehe n'umwenda yari akenyeye, ngo araza ngo azanaho amazi, ngo ahera ku wa mbere amwoza ibirenge, ajya ku wa kabiri amwoza ibirenge, ajya ku wundi amwoza ibirenge. Ageze kuri Petero ati, ndakurahiye ntabwo ushobora kunkoraho, no, kirazira, wowe uri umwami yewe nkaba umugaragu, ntabwo ushobora. Yesu aramubwira ati, byemere Petero nkoza ibirenge. Petero ati, no, ntabwo bishoboka. Yesu ati, niba utemeye ko nkoza ibirenge rero ubwo ntaho nzaba mpuriye nawe. Petero ati, noneho rero kuva ari uko bimeze, hera mu mutwe winyoza ibirenge gusa, oza n'amaguru n'amaboko, uhere no mu mutwe. Ariko Yesu ngo amaze kuboza ibirenge, nyuma yari arimo abigisha yuko umuntu ushaka kuba mukuru mu bandi bisaba yuko aca bugufi.
haleluya, haleluya, haleluya. Aca bugufi. Yesu ku manywa na nijoro yarangwaga no kwicisha bugufi, yarangwaga no ntabwo yarebaga icyo ari cyo, ntabwo yarebaga uwo ari we, ahubwo yarangwaga no kwicisha bugufi. Mureke mbabwire, Yesu ikikubwira ko yarangwaga no guca bugufi, iyo yakizaga umurwayi akenshi yaramubwiraga ngo genda urababariwe, genda urakize, ariko ntihagire umuntu ubibwira. Yaramubwira genda ntihagire umuntu ubibwira, ntihagire ubimenya, ahubwo ugenda ushima Imana, uhereza Imana icyubahiro n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Ariko mu miterere ya muntu, ahubwo yumva niba akijije n'ibicurane, televiziyo itaragera aho ngaho ifata amashusho igenda ibitangariza isi yose, aba yumva rwose nta cyari cyagenda, nta cyari cyagenda. Ariko ndagira mbatangariza, n'ukuri kose utariga guca bugufi nige guca bugufi. Yesu we, biragoye, biragoye, biragoye. Ariko umutima wari muri Kristo Yesu, uyu nguyu turi kwifuza gutunga, kujya tugendana, warangwaga no kwicisha bugufi. Ariko reka ngutungire agatoki nawe urebe muri babandi mugendana, babandi uretse ko Imana icyo nyikundi arayibona ibintu bizaguruka ikabyima amababa. Umuntu arakora agatangaza gato cyane, cyangwa yakora ukajya aho niwe wa mbere ugakoze, ukaza gusanga kabisa abaye nk'umera amababa, akamera nk'umeza amababa. Aho kugira ngo yibuke yuko ari Kristo ubikoze muri we, aho kugira yibuke yuko atari we, ahubwo ari Kristo ukoreye muri we, ahubwo ukaza gusanga we ari kumva ko ari hejuru, icyubahiro yakagombye guha Imana akumva ahubwo ari we bagiye. Ariko nshuti yanjye, ca bugufi, nshe bugufi, icyubahiro ni icy'Uwiteka. Kandi mureke mbabwire, ni ukuri kose naho yabura ibindi byose, ntikabura icyubahiro turi mu iteraniro. Mureke mbabwire inshuti z'Imana, niba hariho ikintu kizabuza abantu benshi ubugingo, kandi aribwo duharanira, aribwo twirukankaho, aribwo butuma turara tudasinziriye, aribwo butumye ndarambwiriza mw'iri joro, ni ikintu cyitwa icyubahiro. Icyubahiro, iki kinyagwa cy'icyubahiro, iki cyubahiro. Ariko munyemereye inshuti z'Imana, munyemereye twakwiga guca bugufi, ahubwo mu gihe gikwiye Imana akaba ari ituzamura, twebwe tukiga guha Imana icyubahiro cyose, Imana nayo igahindukira, kubera ko hari n'abantu bo kubahwa. Ni ukuri kose nituyubahisha nayo izatwubahisha, nituyubahisha nayo izatwubahisha. Ariko niwishakira icyubahiro, ndakurahiye inshuti z'Imana. Kandi inshuti zanjye, ndabona igihe kiri kwiruka cyane, mu nyemerere twinjire mu ngingo ya 5 mw'izi ngingo uko ari 5. Turi ku ijambo ryitwa gutunga umutima wari muri Kristo Yesu. Icya 5 cyarangaga uyu mutima, warangwaga n'urukundo. Urukundo. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice byaho turasoma ibice 4, dusome n'umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 4, umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Amen. Ijambo ry'Imana dusomye mu rwa mbere rwa Yohana riratubwiye ngo umuntu udakunda ntabwo azi Imana, kubera ko Imana ari urukundo. Imana ni urukundo. Ndumva twese uko turi kuri urubuga tubyemeranwaho yuko Imana ari urukundo. Udakunda ntabwo azi Imana.
aha niko ijambo ry'Imana ritubwiye, kubera ko Imana ari urukundo. Nsoma iri jambo cyangwa ntekereza ku iri jambo, nasanze dufite ingorane cyangwa ikibazo cy'uko Satani yaraje atwara abakristo cyangwa abarokore, atwara Imana, ariko aturekera impano. Aha ndabisobanura nti, Satani yaravuze ati impano yo kuririmba ntacyo ndi gupfa nayo, ariko Imana ndayitwaye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ni urukundo, urukundo ndarujyanye, ariko impano yo kuririmba jya uririmba uhogoze, utere ikorasi, ugira ute, ariko Imana yo ndayijyanye kuko Imana ni urukundo. Genda ubwirize, wigishe, uyobore, ariko Imana ndayitwaye. Genda ukore ibi n'ibi, genda ufashe, genda ariko Mana yanjye, munyemerere twinjire mu iri jambo neza ry'uko Imana ari urukundo. Nshuti yanjye, niba muri wowe utagira urukundo, jya umenya ko Imana itari muri wowe. Hari indirimbo y'abakatolike nkunda cyane ivuga ngo ahari urukundo n'umubano Imana ibihari. Nuko ntazi kuririmba, ariko nimenya kuririmba nzayibaririmbira neza. Ahari urukundo n'umubano nta kindi kimenyetso uzakenera kugira ngo umenye ko aho hantu hari Imana. Muri make, ahantu uzasanga hari urukundo ntuzirirwe ubaza, jya umenya ko aho hantu hari Imana. Narimo nkubwira ngo gurupe uzasanga irimo urukundo, urugo uzasanga rurimo urukundo, itorero uzasanga ririmo urukundo. Ntuzirirwe usaba ikindi kimenyetso, jya umenya ko aho hantu Imana ihari. Haleluya. Si ngombwa ko bavuga mu ndimi, si ngombwa yuko, kuko ni benshi bavuga mu ndimi batagira Imana muri bo, ni benshi bahanura batagira Imana muri bo, ariko Mana yanjye, ni benshi babwiriza batagira urukundo, batagira Imana, ni benshi bayobora batagira Imana muri bo. Imana yarigendeye. Ariko Yesu we, Imana ibaha umugisha cyane. Hari umuntu waseye indirimbo ivuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka, umuntu waseye iyo ndirimbo, ni ukuri ntukabura umwuka wera. Mu gihe ubona yuko utagifite urukundo, muri make ahantu hari Imana uzahabwirwa nuko uzahasanga urukundo. Bibiliya iratubwiye ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Nshuti yanjye, niba utagira urukundo muri wowe, niba muri wowe wumva utagira urukundo, menya yuko ni ukuri kose ntirya gasogi kuri kiryera byakugora. Ni ukuri kose ijuru nta juru ry'abantu batagira urukundo, nta juru ry'abantu batagira urukundo rihari. Pawulo we yabivuze neza mu rwambere rw'Abakorinto 13 umurongo wa 7. Mu rwambere rw'Abakorinto 13 umurongo wa 7, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urwo ni urukundo yarimo avuga. Urukundo ni urukundo yarimo avuga. Urukundo ijambo ry'Imana ridusaba ni rwa rundi rwihanganira byose. Inshuti yanjye, turi kumwe kuri urubuga, turi kumwe mw'aya materaniro, mbese urwawe rwihanganira bingahe? Urukundo rubabarira byose, mbese urwawe rubabarira bingahe? Urukundo ntirwirarira, mbese urwawe bimeze bite? Urukundo ntirwihimbaza, mbese urwawe utanga igisubizo. Urukundo ntirwishimira ikibi ku bandi,
mbese urwawe rumeze rute? Ahaha, ndagira ngo utangarize nunge mu cy'ijambo ry'Imana rivuga, naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika ndetse iziriho n'izitariho, naho wakwigisha ukabwiriza ukayobora, ariko udafite urukundo, muri make udafite Imana muri wowe, ntacyo ubura icyo. Haleluya! Naho wavuga indimi, naho wabihanura mu gitondo bigasohora nimugoroba, naho wabihanura saa sita bigasohora saa sita n'umunota umwe, ariko muri wowe udafite urukundo, nshuti yanjye, ijuru kuri ryera byakugora, kandi ni ukuri kose nta na kimwe kizaba kitanditse ngo bamwe bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, ababwira ati mwumve imbere sinigeze kubamenya kubera ko mwabikoraga nta Mana iri muri mwebwe. Abandi batari ko twayoboraga mu izina ryawe, abandi bati twafashaga abakene mu izina ryawe, abandi bati twakoraga. Terega nta Mana yari muri mwebwe, kuko nta rukundo. Haleluya! Nta rukundo mwari mufite, narwo. Bibiliya iratubwiye ngo udakunda ntazi Imana. Narimo nkubwira ngo nshuti yanjye, dufite ingorane z'uko Satani yibye abantu Imana, ariko aravuga ngo impano nizirorere, ntacyo mpanganye nazo, ariko Imana arayijyana. Nshuti yanjye, indirimbo twarimo turirimba yavuga ati mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo Mwuka Wera yabonye kuyoborwa n'umubiri. Ongera umusabe uti garuka. Ndumva nshaka ko twinjira mu mwanya wo gusenga, twenda kugera ku musozo. Ndagira ngo utangarize ngo umuntu wese wamaze gutunga umutima umeze nk'uwari muri Kristo Yesu, umuntu wese wamaze kubahiriza ibisabwa, icyo akoze cyose n'icyo yizeye cyose kimubera uko yizeye. Impamvu ya mbere ni iyi ngiyi: abahagarikiwe. Impamvu ya kabiri ni iyi ngiyi: abari kumwe n'Imana ishobora ibintu byose. Kuko icya mbere, haleluya, icya mbere, iyo agiye kujya mu kintu kibi, Imana iramukebura. Yajya ku icyo agiye gukoraho cyose, Imana ikamubwira ngo ikintu iki n'iki kiragenda neza cyangwa kiragenda nabi. Ubundi njye mbabazwa cyane n'abantu bavuga ko bamenye Imana, ariko bakagenda badafite amakuru. Hari indirimbo tugira ivuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane kubera ko nanjye nkunda amakuru. Ari umukecuru nakunze cyane wavuze ngo akaradiyo gahora ku musego, ngo ntabwo amakuru ashobora kunshika. Ikintu cya mbere ni amakuru. Nshuti zanjye barokore ba Kristo turi kumwe mu rugendo rujya mu ijuru, ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru y'urugendo, amakuru y'aho uri kujya n'aho uri kuva. Iyo wamaze kubahiriza rero ibisabwa mw'uru rugendo rujya mu ijuru, watunze umutima uri nk'uwari muri Kristo Yesu, ndagira ngo utangarize Yesaya 45:2, hari ijambo rivuga ngo nzakujya imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma mbihindukirire mbicemo kangahe? Kabiri.
ndagira ngo utangarize ngo mu gihe cyose uzaba wumva ufite umutima utakurega ikibi, wuzuye urukundo, wuzuye kubabarira no gutanga imbabazi, wuzuye guca bugufi, wuzuye kurwanya icyaha n'igisa n'icyaha cyose, Imana izakujya imbere, Imana izaringaniza ahataringaniye, Imana izagutabara mu bibazo, Imana izakurengera mu bigeragezo, Imana izagendana nawe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Haleluya, haleluya. ndagira ngo utangarize iryo sezerano ni iry'Imana yonyine gusa, ni umwihariko w'Imana, kuko ikikubwira ko ari umwihariko w'Imana. Mu myaka ufite sinzi ari ingahe, ni bangahe bakubwiye yuko mu kibazo ufite, mu kibazo uri guhura nacyo bazakujya imbere cyangwa bakuri imbere? Ni bangahe? Cyakora isezerano ry'umuntu ni tukuri inyuma, ni tukuri inyuma, tukuri inyuma, tukuri inyuma. Isezerano ry'umuntu ni tukuri inyuma. Ugiye gukoresha ubukwe, tukuri inyuma. Uri kubaka, tukuri inyuma, tukuri inyuma. Umwana yatsinze, tubari inyuma. Ariko tekinike yo kuba inyuma, ubundi nyibabwire inshuti zanjye, reka mbabwire mbongoreye, ubundi tekinike yo kuba inyuma, iyo umuntu uri imbere bamufashe, ushyiramo rivanse, ukazabaza amakuru ye ugeze iyo wajyaga. Umuntu uri imbere iyo aguye mu kinogo uragikwepa, ntabwo wemera kukigwamo. Muri make ibibazo byinshi biba bifitwe n'umuntu uri imbere. Yesu rero iyo amaze kubona yuko imbere hari ikibazo kandi hari umuntu umeze nk'uko ashaka, yifuza, amujya imbere. Haleluya. Amujya imbere, amujya imbere, akaringaniza ahantu hataringaniye. Erega arabizi ko hari naho duca hataringaniye. Kandi inshuti yanjye, nubwo byanze ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, na cya gihe Imana niyo yakugiye imbere. Kuba warakoze impanuka ntupfe, umva nkwibutse, ni Imana yakugiye imbere. Kuba waragiye mu bitaro abandi bagapfa ariko ugataha uri muzima, ni Imana yari ikuri imbere. Igihe bakurogaga, ni Imana yakugiye imbere. Umva mbikwibutse nshuti y'Imana, cyagiye ni Imana yahabaye, ni Imana yakugiye imbere. Haleluya. Ni Imana yakugiye imbere. Cyagiye mu ideni, ni Imana yakugiye imbere. Nukuri cyagiye mu rugo rwawe, ni Imana yakugiye imbere. Ongera wibuke Imana yakugiye imbere. Ongera wibuke Imana yakugiye imbere, wongera uyigirire icyizere. Nukuri kose yakurokoye urupfu rukomeye kwa kundi, n'uyu munsi iracyari ku ngoma, n'uyu munsi iracyavuga, n'uyu munsi iracyakora. Irashaka ubugingo bwawe, irashaka kongera kuyihindukirira, ukava mu mihango y'idini, ukava muri n'abatijwe mu gihe iki n'iki, ahubwo ugakora iby'Imana ishaka, ugakora iby'Imana ishima, ugatunga umutima utakurega ikibi, ugatunga umutima uca bugufi, ugatunga umutima ubabarira, ugatunga umutima urwanya icyaha n'igisa n'icyaha. Ni ukuri kose nayo izakomeza kukujya imbere, ntabwo izagusiga, ntizaguhana. Ni ukuri kose, ni ukuri, ntabwo izaguhana. Iwe Yesu. Umva mugabo mwene data, umva mubyeyi, inshuti y'Imana, umva rubyiruko, turi mu iri teraniro, turi kumwe mu iri teraniro. Ongera uce bugufi, wongere wikubita imbere y'Imana, uyitakambire, uyisabe imbabazi, uyisabe gutunga umutima utakurega ikibi. Wongere uyaturire, wongere uyiririre, wongere uyitakire, wongere uyitakire, wongere uyitakire, uyibwire ikubabarire,
aho utagize urukundo yongere ikubabarire, aho wasayishije ukajya mu busambanyi kandi wari umurokore, aho wasayishije ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Yesu we, 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 tabara ubwoko bwawe. Imana igufiteho umugambi w'ibyiza, Imana igufiteho umugambi wo gukomeza kukujya imbere, kandi n'ukuri kose naho yagira cyahari, ariko nawe ongera ugaruke nshuti yanjye, ongera ugaruke. Uko tukubona kuri rubuga n'Imana bari kwikubona mu bana bayo, uko tukubona kuri rubuga n'Imana bari kwikubona ikwishimira, uko tukubona kuri uru rubuga tunga umutima uri nk'uwari muri Kristo Yesu. Munyemere dusoze dusenge, tuzasubira ejo dusoze dusenge, ariko nyemerera aho uri uce bugufi mu mutima, uce bugufi mu mutima. Ibyo wasanze utujuje mw'uru rugendo, ubwira Imana ngo ndayamanitse nk'ingabo yatsinzwe, imbabazi zawe nizibe kuri njyewe. Umpe gutunga umutima uri nk'uwari muri Kristo Yesu. Umpe gutunga umutima utandega ikibi. Umpe gutunga umutima wejejwe n'ijambo ryawe, maze natwe tubwire Imana ngo udushoboze gutunga uwo mutima mu izina rya Yesu. Uwo ni umuntu wa mbere ngiye gusengera. Umuntu wa kabiri ndi busengere ni umuntu umaze gutunga uwo mutima, ari kubwira Imana isumba byose ngo unjye imbere, Imana isumba byose, njye ndi umunyantege nke, komeza unjye imbere. Abantu bo bambwiye yuko bandi inyuma, kandi buriya n'impamvu bagiye babigusezeranya ntibabisohoze, bari babikubwiye mbere yuko bakuriye inyuma. Nshuti yanjye wibarenganya, bari bakubwiye ngo bakuriye inyuma, nta wakubwiye ngo nkuri imbere. Barakubwiye ngo bakuriye inyuma, wibarenganya. Ahubwo tumbira Yesu wenyine, niwe ubasha kukujya imbere, akabisezeranya akabisohoza. Uwa kabiri rero turi busengane ni umuntu ubwira Imana ngo komeza unjye imbere. Yesu, komeza unjye imbere, komeza uringanize ahatari haringaniye. Haleluya, haleluya. Kandi harahari ni ukuri kose, harahari. Tubwire Imana ikomeze iharinganize mu izina rya Yesu. N'abo bantu babiri tugiye gusenga n'Imana, ibisigaye na hejo mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye kuri amahoro yacu, uri ibyiringiro byacu, uri agakiza kacu, nuhabwe icyubahiro. Nshiye bugufi, ngize ntishyirwa hejuru mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimye yuko ijambo ryawe ryumvikanye mu mitima y'abantu bawe no mu matwi yabo. Ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe ni umuhigi, arahiga kandi akavumbura. Ndagushimye ko nuriya yaryumvise, nawe yaryumvise. Nsengeye umuntu wese uciye bugufi mu mutima, nsengeye n'abagize baciye bugufi mu mutima bakanapfukama imbere y'ibitanda byabo n'imbere. Yesu mwami, ndagushimye. Aba bose rero ndabasengeye mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe nizigaragare kuri bo, imbabazi zawe nizigaragare kuri bo. Abatari bafite urukundo ubuzuze urukundo, abatagiraga imbabazi ubuzuze gusaba imbabazi no gutanga imbabazi mu izina rya Yesu wabambwe tukabamburwa. Abatacaga bugufi ubashoboze guca bugufi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nsengeye abantu bawe buri wese
ko akweretse ibyatumaga ajya kure y'ubwiza bwawe. Hari abagusize ku ruhande bituma basayisha bakora ibyaha by'uburyo butandukanye. Ndakwinginza amaraso ya Yesu nabeze abatunganye. Abo ngabo abo bakoze ibyaha byangwa n'amaso y'Uwiteka. Kristo bararambaraye, baciye bugufi, baratuye, barihannye. Mwami ndabasengeye, imbabazi zawe nizigaragare kuri bo, bezwe n'amazi n'amaraso. Wongere ubishimire, wongere ubasure, wongere ubaha amakuru kandi yizewe, wongere ubarwanirire, wongere ubaneshereze. Ibendera y'ubutsinzi yongere izamurwe mu ruhande rwabo. Urakoze mukiza mwiza kubejeje kandi kubagiriye neza mu izina rya Yesu. Kandi Imana nsengeye n'umuntu wese uri kuri urubuga, ngwino utujye imbere, ngwino utujye imbere, kuko Satani ntabwo yishimira aya materaniro. Satani ntabwo yishimira ko twuzura umwuka wera. Satani ntabwo yishimira ko twumva ijambo ryawe cyangwa twigisha ijambo ryawe. Ariko ngwino utujye imbere, uturwanire, kuko ukomeye kwisumba byose, kutuneshereze. Ngwino utujye imbere, uringaniza hatari haringaniye. Dore ko kuri urubuga hari benshi imbere yabo hataringaniye, bafite ibibazo bitandukanye, abafite amakeredi, abafite uburwayi butandukanye. Mu izina rya Yesu izo mbaraga ndazihagaritse. Mu izina rya Yesu abambwe tukabamburwa. Reka abantu bawe bacirire mw'aya materaniro, reka abantu bawe babonere igitangaza mw'aya materaniro, reka aba bantu babonere ineza yawe mw'aya materaniro. Mu izina rya Yesu abambwe tukabamburwa. Hari abuzuraga umwuka wera batakiwuzura, reka bawuzurire mw'aya materaniro. Izina rya Yesu rw'ejo kandi rihimbazwe. Sengeye umuntu wese, reka abone ubwiza bwawe, abone ukuboko kwawe, abone kugirirwa neza n'imbabazi zawe. Urakoze mukiza ko tugusabye bike, byinshi bikwiye ukaba ugiye kubiduha ku buntu mu izina rya Yesu. Amen, amen. Murakoze. Yesu nabaho umugisha. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Mwari kumwe n'inshuti yanyu, umuvandimwe wanyu muri Kristo Yesu, Hakizimana Pierre. Ntimukabure umwuka wera.